The Zoom TV 24. Kabisa nizere ko meze neza mu bice bitandukanye bitumye nanjye mva kuri moto dufite umusore dukorana witwa Ephraim Kayiranga ariko afite ubukwe ni umustar abantu benshi muramuzi abantu bakurikirana ibintu by'umupira w'amaguru kuri Flash FM na Flash TV kuri programme umufana uyu musore afite ubukwe urumva ariko umukobwa bakundanye imyaka 11 ntabwo turamenya ngo uyu mukobwa niki cyatumye Ephraim bakundana imyaka 11 yose bakaba bayimaranye. Ephraim rero ndabona ari guturuka hararuguru aza reka tumugwe ambushi umugani w'abantu nkunze kubona bakoresha agateme ngo tumugwe gituma tumubaze umukobwa bamaranye imyaka 11 ibanga nirihe urugo rwe arifuza ko ruzaba rumeze gute. Ntujye kure kandani tu subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga handi. Ikindi ntibibagire gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video zose dushyizeho ujye uzibona mu buryo bwa notification. My name is Didas, keep watching. Ephraim Kayiranga umeze neza ariko ntugahobera abakobwa ngira ngo uyu umukobwa mukorana cyane turakorana nta kibazo yitwa Gahozo Amiyera. Ephraim Kayiranga rero kugeza ubu amakuru yahoze acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Miss Josiane yaba atwite. Ibyo bintu wenda ni ibintu bidafite ibimenyetso kuri weho, ibyo bintu wenda byo gukwirakwiza ko Josiane atwite kandi adatwite ibyo bintu wabyakiriye gute wenda cyangwa se ubifata gute mu gihe nta muntu uramupima ngo abigaragaze? Simbizi none se abantu ko bavuga wabuza kuvuga niyo babona wambaye n'igipira kinini nk'abakobwa bo barabizi bahita babangura twite. Duhuriye hano mu nzira ariko kuri street ya Miss ngewe ntabwo bimenye duhuriye hano kuri street. Josiane uramuzi? Ndamuzi yarahitinze cyane. Duhuriye hano ku muhanda rero Ephraim ari amakuru arimo kugenda avuga ko mwamwenda gukora ubukwe ngira ngo wenda bakurikiye The Zoom TV live and direct wenda mubabwire umukobwa wawe niki ubona rushya abandi ku buryo yavuze ati uyu niwe tugomba gushyingirwa. Icyo arusha abandi ni imico ye nuko ateye ni byose imbere n'inyuma. Biravuga ko mu gihe mu mumaranye imyaka 12 niko bimeze? 11 uyu no wa 11. Tunitembere wenda tugenda tubwira ubona umukobwa wawe mumaranye imyaka 11 yose? 11. Ibitangaje kuri uwo mugore wawe ni ibihe bindi birenze ku buryo umuntu avuga ati umukobwa wamwiziritse imyaka 11 cyangwa se urukundo rwanyu rwizirikanye imyaka 11? No rukundo rubikora ntabwo wapfa kubisobanukirwa na amahirwe kubona kuko hari n'abakora ubukwe ntibamare n'ukwezi ntibamare n'ibyumweru bibiri ntibamare n'umwaka ariko twebwe urukundo turumazemo imyaka 11 kiri muri secondaire nibwo twamenyanye kugeza amagingo yangaye ariko ngo warukuzeho gakeya. Ntabwo nkuze ni toto ntabwo nkuze ndacyari umwana rwose ngewe ariko buri wese agira samediye ibyo gukora byo ni urabizi nawe ni banasire banteje abantu wenda umuntu akwiye gushaka nakoze wenda Ephraim dusoza hari abantu bivuze si byo ariko banze ibitari byo ribe cyo kuvuga umuntu agomba gushaka kuze ariko niko bimeze uri kuvuga mu myaka mu mutwe. Ephraim wenda mu gisata cya siporo cyane ho nibanda ubavuyemo ntabwo ari kubavamo byo gupfa ariko urashatse ariko hari abandi basigayemo kandi ubona ko bakwiriye kugenda. Duhe nk'abantu batanu uvuga ati nubwo nshatse namwe please mugire icyo mwibwiriza muri siporo. Kireka ari Hitman naho bundi nasiriwe na Babyface ye agenda ashuka abantu ngo aracyari muto kandi we birabimwemerera nabe yitonze. Muri siporo ho bona ari guhura urufunguzo ni kado yarantanze ubwo undi ni hit. Nasiri aracyari umwana Boneri nawe aracyari mu mayira menshi ntabwo naho umuntu urufunguzo nta mbona nta gahunda. Ephraim wenda dusoza ni ibiki byakunyuzuye gatoya cyangwa se byagutunga ukimara gufata umwanzuro uvuga ati uyu mukobwa tujye kubana ikintu wavuze ati kuryo waryama gukarara mukavuga ati ibi bintu ariko buriya nibyo biragoye gufata umwanzuro tumaranye imyaka 11 dukundana ibyo byose ntabwo ahantu hose baba batambitse hari igihe twashwanaga muri iyo myaka noneho kugira ngo uzavuge ngo kuri message ya nyuma wenda igiye gusohora save the date save the date ni ukuvuga gufata uwo mwanzuro uba warabitangiye mbere ariko kugenda hakazamo save the date ukavuga ngo ndasendinze abantu babibone urabanza ukibaza uteze kuko tugiye kubana ubuzima bwose ni ikintu gikomeye rero ni umwanzuro ukomeye umwanzuro w'abagabo niyo mpamvu hari abo byananiye. Ephraim wenda tukurekura ni urugo rwawe ni iki gishya ku buryo umuntu avuga ati ku buryo umuntu ashobora kurukandagiramo dutera amatsiko wenda nturarwubaka ariko ku buryo umuntu wese ashobora kurukandagiramo akavuga ati nanjye ndifuza kurongora kabisa nkurikije ukuntu mvuye kwa Ephraim
mba numva ngewe burya no kurakara nge birangora kenshi mu buzima bwanjye wowe turakorana ubizi akorana ibyo urakara umuntu utarakara nawe ntabaho nanone guhindukamo gakeya ariko nge mba numva urugo rwanjye nge n'uzaba umudamu wanjye twahora twishimye ibindi byose bikaza nyuma kuzuzanya kubwizanya ukuri ibyo byo bihoraho no kwishima ariko noneho tukishima turi kumwe muteganya nko kubyara abana bangaye icyo kintu nacyo mutekereza no kuri gahunda ya leta yo kuboneza urubyaro tuzareba viziyo zabigezweho ubu hariho viziyo 2020 hari abo leta ibwira abo ishoboye kurera nanjye rero ntabwo nakuvuga ngo ubushobozi bwanjye ejo buzaba bumeze gutya niba mfite ubushobozi bwo kurera 10 nzabyara 10 niba ari ubushobozi bwa 2 nzabyara 2 amahitamo ariko ku bahungu akunze ku gitsina bakunze kuvuga ati mbyaye umuhungu bwa mbere byaba ari byiza mwebwe mwifuza iki umwana n'umwana ngewe mba numva yaba ubwo urumva uwa mbere azaba ari imfura ubundi azaba yitwa umukuru w'umuryango wa Kayiranga yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu iyo ari umuhungu ayobora barumuna be n'abashiki iyo ari umukobwa ayobora abasaza niko bimeze ubukwe bwanyu buri ryari niba kubuzamo byemewe cyangwa ntabwo ari igitaramo hari abantu umuntu umusitari wigeze gukoresha ijambo aravuga ati ubukwe bwanjye si igitaramo ku buryo mwese muzabuzamo njyewe mba numva ahubwo byaba igitaramo tukanywa tukabyina tukishima ni tariki 7 i Kigali tariki 7 z'ukwa 9 i Kigali ubwo ni misa ndetse no kubyina nyine reception hanyuma gusaba ni mu kwezi kwa 8 tariki 24 Gisenyi. Okay, tukushimiye cyane Ephraim kandi twifuriza ubukwe bwiza. Reka nere ntambwe mu yawe. Karibu. Yes, wala my people twaturi kuganana na Ephraim Kayiranga aka umusore umeze neza cyane mweshi muramumenyereye mu makuru ya Flash FM ikindi muramumenyereye mu biganiro byinshi bitandukanye nka programme umufana umusore ugize gutya yihambura umukobwa bamaranye imyaka please 11 naho mwebwe mu maramezi 2 ngo washingiwe wamare amezi 3 ngo washingiwe ariko by the way congratulations kuri Ephraim Kayiranga abamukunda namwe mwese muzaze mu bukwe bwe urumva ko amarembo arakinguriye arabakunze kuvuga ngo ubukwe bwanjye si igitaramo bituma n'abana bajya kurebera ubukwe mu giti twagiye tubabona ariko ntabwo ari Knowless na Clement gusa bari bavuze ko atari igitaramo ariko kuri Ephraim aravuga ati please welcome mwese muze tuzaze kwinywera ziranzoga banywa gahiye rero nababwira iki n'abatanywa gahiye mwese mu mujyi wa Kigali muzaze ibintu bimere neza gusaba no gukwa naho ngo ni ku Gisenyi murabyumva ikindi rwose tubabwire ngo bantu babasore mugeze igihe cyo gushaka mugire gutya namwe mugire icyo mwibwira. My name is Didas aka Dezum TV 24 turakanda subscribe kandi comments kumutukandi to subscribe ntibibagiwe kandi niyo nzogera itiza kugira ngo video dushyizeho zizajye zikugeraho mu buryo bwa notification. I'm out. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso kumutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.